ndabashuhuje mumeze neza. Amazina nitwa Ineza Steven Mugisha, ngarutse kuganira namwe mbabwira aya magambo. Rero uyu munsi nze gushimira abantu mwese munkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ari kuri YouTube channel yanjye, ari kuri Instagram yanjye, ari kuri TikTok yanjye, ari kuri Facebook no ku rukuta rwanjye, ari no kuri X. Mwese mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025, umwaka w'amahoro, umwaka w'ibyishimo. Muzawinjiranemo n'Imana, muzawinjiranemo n'imigisha, muzawinjiranemo amahoro, muzawinjiranemo ibyishimo, muzawinjiranemo gukira indwara, muzawinjiranemo guhinga mukeza, muzawinjiranemo gusarura byiza, muzawinjiranemo umutuzo, muzawinjiranemo gukira indwara, muzawinjiranemo gukira ibibabuza amahoro. Uyu mwaka wa 2025 inshuti zanjye ndabifuriza kuzahirwa muri wo, kuzabyara abatwite kuzabyara neza mugaheka, abacuruza kuzunguka, abasenga kuzasubizwa. Imana yo mu ijuru ibongera imbaraga mwese mumfollowinga kuri channel YouTube yanjye, abamfollowinga kuri Facebook, abamfollowinga kuri Instagram, abamfollowinga kuri TikTok, abamfollowinga kuri X ariyo Twitter. Mwese Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari ku mugabane w'Uburayi. Mwese ndabifurije iminsi mikuru myiza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, Imana yo mu ijuru ibishimire, Imana yo mu ijuru ihumugisha ibiganza byanyu, Imana yo mu ijuru ibumugisha ibirenge byanyu mukandagira, Imana yo mu ijuru ihumugisha ururimi rwanyu icyo ruvuga iruhe kurema mu izina rya Yesu. Imana irindi ntambwe z'ibirenge byanyu, amaso adakwiye kubabona ye kubabona, amatwi adakwiye kubumva ye kubumva, intoki zidakwiye kubaramutsa ntizibaramutse, ibirenge bidakwiye kugeraho muri ntibihagere. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaho umugisha, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibishimire, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igende mu byibo byanyu muvugiramo, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igende mu mperezo zanyu z'amavuta, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru itahe mu byumba byanyu, itahe muri stoke zanyu, itahe mu masaro yanyu, itahe mu bana banyu, ihubugisha buri muntu wese usabira umugisha. Kandi n'umuntu wese wifuriza umugisha igihugu cy'u Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda ni umubyeyi wanjye, ni umubyeyi wacu. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ihumugisha urubyaro rwanyu, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ihumugisha ababyeyi banyu ababafite, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ihumugisha ababakomokaho bibiha igihumbi. Imana yo mu ijuru ibishimire, kandi Imana yo mu ijuru ibingerere imbaraga. Ndabifuriza kurama, ndabifuriza kurama, ndabifuriza uburame. Ntago mbifuriza imyaka yo kubaho, imyaka mike, kubongera imyaka yo kubaho, ahubwo ndabifuriza kugira ngo Imana ibongere uburame, kuko Imana ishobora kongeraho imyaka 15, imyaka irahita vuba yirukanka, ariko imyaka y'uburame ntabwo igira aho igarukira. Umuntu apfa afite imyaka 100 kandi agikomeye, umuntu apfa afite imyaka 150 kandi agikomeye. Rero niyo myaka nifurije mwe mwese mu followinga, wowe ukunda igihugu cy'u Rwanda, wowe ukunda Ineza Steven, Pastor Ineza Steven, wowe ukunda ibiganiro byanjye. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi nawe utabikunda Imana iguha umugisha kugira ngo ukunde ibiganiro bya Ineza Steven. Uwo nawe utankunda Imana iguha umugisha kugira ngo unkunde. Yesu ashimwe cyane, kuko wankunda utankunda ibyo ni uburenganzira bwawe. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yandemye mu ishusho yayo. Uri ishusho y'Imana, nanjye ndi ishusho y'Imana. Nta mpamvu rero yo kwirwa mbabara ngo kanaka nta nkunda. Yes, igihe nicyo yagira cyo kunkunda, kuko ugomba kunkunda, kuko ni itegeko ry'Imana kunkunda. Nta nubwo ngomba kubikwingingira kugira ngo unkunde, ni itegeko ry'Imana ryo kugira ngo ukunde Ineza Steven. Hari impamvu yo kunyanga. Unyanga gute se ko ari itegeko ryo kunkunda? Bibiliya irabivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Rero ugomba kunkunda. Yesu ashimwe cyane.
rero uyu mwaka wa 2023 nimureke utubere umwaka w'umugisha, umwaka wa 2025 nimureke utubere umwaka w'ibyishimo n'umunezero, kubera kuko ikintu ngiye kubabwira, uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wo kuronka, sinzi ukuntu nabivuga, ni umwaka urimo umugisha mwinshi cyane cyane mwebwe basore, namwe bakobwa, namwe mwabuze urubyaro. Uyu mwaka wa 2025 ni uwanyu. Wararambagijwe biratinda, imyaka irashira, indi iraza urarambagiza, indi irashira urarambagiza, abakobwa barakubenga, abahungu barakubenga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wanjye. Mariage yihuse kwa Steven igomba kubaho, mariage yihuse namwe wanyu igomba kubaho. Mugomba gukora mariage, yes. Mwabakobwa mugomba kurongorwa, mwabahungu mugomba kurongora, yego, kubera kuko Imana yacu ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Muri uyu mwaka wa 2025, umwaka wa 2025 ni umwaka w'umunezero, ni umwaka w'ibyishimo, ni umwaka wo kugirirwa neza n'Imana, ni umwaka wo gutabarwa n'Imana, ni umwaka wo guhindurirwa amateka, ni umwaka sinzi ukuntu nabivuga, ariko uyu mwaka wa 2025 ni umwaka uri special. Wongereho special, wongereho original. Amina. Ni umwaka mutamu sana. Yesu ashimwe cyane. Ni umwaka murungi. Njagala mbagambe uwo mwaka guno 2025 omwaka gwo kugulumizibwa, omwaka ebyamagero bigenda kutuuka mangu. Gikwato kitwale mu linnya ya Yesu. Icyamagero eki gitangaza gifata ikijyane mu izina rya Yesu. Cya kindi cyanze kurangira, kimwe wabonye cyabaye kitajya icyo gifate ni cyawe mu izina rya Yesu. Mana yo mwijuru baho umugisha. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, kuko uyu mwaka tugiye kwinjiramo n'umwaka w'umugisha ku buzima bwawe. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo n'umwaka w'amahoro ku buzima bwawe. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo n'umwaka w'ibitangaza ku buzima bwawe. Ni umwaka abantu bagiye kuvuga Imana. Ni umwaka abantu bagiye gutwitamo. Ni umwaka abantu bagiye gusabwamo. Ni umwaka makwe mariage zigiye gukorwamo. Ni umwaka wo kugirirwa neza n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abantu bari ibyimejeje 2023, 2024 abantu bari imicwira, 2025 ni umwaka wo guhunika mu bigega. Rero tugiye guhunika mu izina rya Yesu. Rero ikintu cyari cyaranze guhunikika ugihunike mu izina rya Yesu. Rero ikintu cyari cyaranze gusarurika ugisarure mu izina rya Yesu. Rero ikintu cyari cyaranze gutungana ugitunganye mu izina rya Yesu. Tangira uhanurira ubuzima bwawe. Tangira uremo umugore mu izina rya Yesu. Tangira uremo umugabo mu izina rya Yesu. Tangira uremo inka nimba ntazo wari ufite mu izina rya Yesu. Tangira uremo imodoka muri uyu mwaka wa 2025. Tangira ukore buri kimwe cyose wifuza ko kigomba kubaho mu izina rya Yesu. Igitangaza cyawe utangire kucyakira, utangire kwitegura kwakira icyamagero cyawe kitware mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imbaraga z'Imana zize ku buzima bwawe. Tangira uhamagara imbaraga z'Imana zize ku buzima bwawe. Tangira uhamagara imbaraga z'Imana zize ku buzima bwawe. Tangira uhamagare bya bindi byari byaranze uyu mwaka 2025 byose bize ku buzima bwawe. Tangira uhanurira ubuzima bwawe. Tangira uhanurira ubuzima bwawe. Ni wowe open, ni wowe rufunguzo rwo gufungura ibyawe byari byarahambiriwe muri uyu mwaka 2023 byarahambiriwe, 2024 byarahambiriwe, 2025 kwatega ishumuruzo cyo gushumurura ibyawe Satani yari yaraziritse. Ni wowe nzira yo gufungura ibyawe Satani yaziritse. Ni wowe nzira yo gufungura ubukwe bwawe. Ni wowe nzira yo gufungura umugore wawe akaza.
mu izina rya Yesu. Aho ari abandi bakimutereta akavayo akaza, nicyo gihe cyo kuzitura umugabo wawe. Haleluya! Umugabo wawe akaza, nicyo gihe cyo kuzitura inkwano zawe uzakoga. Uyu munsi nakubwiye ngo tangira uhanurira ubuzima bwawe, tangira uhanure ngo inkwano ndayanga nzakoga, tangira uhanure ngo ubukwe bwanjye buzabera hana, tangira uhanure ngo umugabo wanjye azaza ameze gutya, tangira uhanure ngo umugore wanjye azaza ameze gutya, tangira uhanure. Hanura mu izina rya Yesu. Kubera kuko umwaka wa 2025 ni umwaka w'ubuzima, ni umwaka w'amahoro, ni umwaka w'ibyishimo, ni umwaka w'umunezero, ni umwaka wo kugirirwa neza n'Imana, ni umwaka wo gutabarwa n'Imana, ni umwaka wo guhindurirwa amateka, ni umwaka wo kuvuga ngo Mana warakoze. Haleluya! Mana yacu icyubahiro. Narinje kubabwira iki Imana iri kuvugana nanjye muri uyu mwaka. Uyu mwaka ni umwaka wo kugirirwa neza n'iki? N'Imana. Ntabwo ari umwaka, ni umwaka wo guhindurirwa amateka. Uyu mwaka ni umwaka Imana ije gukora ibitangaza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yesu ashimwe cyane. Imana ije gukora ibitangaza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka mbivuge. Imana yambwiye ngo ije gukora igitangaza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ije gukora igitangaza mu buyobozi mu gihugu, mu buyobozi muki. Hari ibyo Imana ije kongera. Imana ije kongera amahoro, Imana ije kongera umunezero, Imana ije kongera. Hari urwego Imana ikuyeho u Rwanda, hari n'ahandi rugejeje. Imana nabonye ingazi mbona igenda izamuka, kuvuga ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru hari ibintu byinshi ije gukora ku buzima bwawe. Hari ibintu byinshi Imana ije gukora ku gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda mu izina rya Yesu. Ni cyiza ntabwo ari ikibi. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo hari ibyo Imana yibwira kukugirira ngo ni byiza ntabwo ari ibibi. Rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ije kukugirira neza. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ndabakunda rero, mwari kumwe na Bishop Mugisha Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ntugende udakoze subscribe, udakoze share, udakoze like, udakoze comment. Yesu ashimwe cyane. Rero iyi nkuru ntuyicarane. Imana hari ibintu ije gukora mu mwaka wa 2025, kandi nabasabiye umugisha muwakire mu izina rya Yesu. Nanjye munsabira uwundi mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Bishop Mugisha Steven.